nitwa Mushinzimana Samuel nkuko yabivuze. Ngiye kuvuga mu izina ry'imiryango y'ubushyinguro uyu munsi, ndetse mvuge no mu izina nk'uhagarariye Ruganda yacu Ntukazime. Ijambo ryacu rero riraza kuba ririmo gushimira, mpere kugushimira ubuyobozi bukuru bw'akarere bahagarariwe na meya, nshimire abahagarariye amadini ndetse n'amatorero, nshimire abahagarariye inzego z'umutekano, nshimire abikorera ku giti cyabo ndetse imiryango ya Ibuka ndetse n'abanyaruganda bose badufashije kugira ngo baze muri iki gikorwa cyacu cyo kwibuka. Inshuti, abavandimwe, mwese n'indi mirenge, abavuye imihanda yose, turabashimiye kuza kwifatanya natwe mu gikorwa cyo gushyingura ababyeyi bacu, abavandimwe bacu twabuze tutabishaka, ndetse nyuma y'igihe kirekire kingana n'imyaka 32. Mu busanzwe mu buryo bw'imyizerere, hari icyegeranyo nigeze gusoma kivuga yuko uriya abantu bacu iyo batuvuyemo, mu busanzwe umuntu agirwa n'umuntu w'imbere ndetse n'uw'inyuma. Uw'inyuma n'uyu mubiri nk'ubu mundeba, hanyuma uw'imbere ni roho, ibyo dukunda kwita roho. Iyo abantu rero batuvuyemo, akenshi baba batureba, bareba uburyo tubaririra, imihango tubakorera, ndetse bareba uburyo bamwe duheranwa n'agahinda n'uburyo dushobora kurwanya ako gahinda. Munyemerere rero niba ari uko bimeze cyangwa mubyumva kimwe nanjye, mvuge kandi mbwire aba bavandimwe, ababyeyi twaje gushyingura, tubabwire amagambo ayo ngiye kubabwira niyo nayo wabwira abawe cyangwa se ukayabwira abavandimwe. Aba bantu rero harimo umusaza Ignasi. Nimvuga umusaza ariko ntimwumve ko yari umusaza, ko nge ndamuzi, yari umuntu ukomeye. Kugira ngo byumve neza, no mu gihe cyo kumwica yabanje guhangana n'abamwica, bimuviramo kwicwa nabi. Harimo uriya Damascene, abaye nk'umwana we, Ignasi amubereye nka se wabo. Hanyuma tuvuge n'uyu tutaramenya amazina ye, kuko muri kiriya gihe cya jenoside umuntu yashoboraga kugwa ahantu hino hirya, aho bamuzi n'aho batamuzi. Birashoboka ko aho bamusanze atariho yakomokaga. Hanyuma aba rero ndababwira gutya, ndababwira Ignasi, ariko mbere yuko mubwira mbanze muvugeho gato muziho nanone. Ignasi yari umusaza usabana cyane, ugira ibiganiro ku bato n'abakuru, ndetse ahantu hari wasangaga abantu bamuzengurutse bumva ibiganiro bye. Si umwanya wenda wo gutanga ubuhamya bwe kuko ntidufite igihe gihagije, ariko ndamwibuka rimwe nari mvuye i Kamembe nk'umwana, azamukana n'igikundi cy'abantu agenda baganiriza, nanjye ndamwegera. Zamuka hari Igihundwe tugana ku Ruganda ahubatse ibiro by'akagari uyu munsi, kuko niho iwacu. Buri wese yaramuzengurutse amubwira inkuru, amakuru washakaga kumenya cyangwa inkuru, uwegeraga Ignasi wasangaga azizi. Ku minsi ya nyuma yo gutandukana nawe, ndabyibuka ku itariki 7 mu gitondo bishyira hagati ya saa 12 na saa 1, yanyuze iwacu mpagararanye na mukecuru, aramusuhuza. Hanyuma mukecuru aramubaza ati, ese muraho murakomeye? Ignasi aravuga ati, mu magambo ye yakoresheje avuga atya ati, nta kubaho ikinani cyaraye kinanuwe. Ntabwo rero nakamenya ikinani icyo ari cyo, ariko nyogokuru yifata mu mutwe nk'umuntu ushobewe, utangaye, wibaza ibigiye gukurikiraho. Noneho nge nk'umwana wari ufite amakuru make, ndavuga ngo niba ikinani ari Habyarimana, ubwo noneho ibintu bigiye kugenda neza. Ariwe Ignasi we yaravuze ati, turashize. Ubwo yarakomeje
sinkomeza ubuhamya byaba birebire ngatwara iminota, ariko n'ibyo bihe bibiri nagira ngo mbabwire kuri Ignace. Reka rero mbabwire aya magambo. Yagira ngo mbwira abantu bacu twaje gushyingura ko tumaze kubona ko batwumva yuko aha hantu hari inzego za leta z'ubutegetsi bwite bwa leta bitandukanye cyane n'ubwabicaga bwaje kubunamira, kubaha icyubahiro no kubasubiza agaciro bambuwe. Aha harimo inzego z'amadini ubu ziri kwigisha ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo ibyabaye ntibizongere, kandi ibyo mbere ya jenoside akenshi ntibyigishwaga, batubwiraga kureka ibyaha gusa. Nibyo koko aho amazi agiye niho n'amabuye ajya, birumvikana amadini amwe namwe yagize uruhare mu kwica abantu n'abayoboke babo, ariko uyu munsi bafite intera imwe duhabwa na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Nongere mbwira abantu yuko aha harimo ingabo za leta zikomoka kuri FPR Inkotanyi ariyo yahagaritse jenoside. Mbwire Ignace ndetse n'abo mu rungano rwe yuko za Nkotanyi yajyaga ajya kumvira kuri radio Muhabura n'abandi basaza bihishe, za zindi boherezagamo abahungu babo ndetse bakanabizira, za zindi bahoraga bifuza amakuru yazo, arizo zafashe u Rwanda zikaturokora twebwe uyu munsi turi hano tuvuga. Hanyuma nongere mbwire abantu yuko twe turaha twari abana, turi abandi ari impinja munsi yacu, ariko nyuma y'imyaka 32 twarabyaye, dufite abana, dufite abagore bababereye abakazana, abuzukuru ndetse n'abavandimwe. Twese twaje kubunamira tubasubize icyubahiro agaciro bambuwe. Aha dufite izindi nzego nazo z'umutekano, harimo polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano. Ndagira ngo mbabwire yuko abapolisi dufite uyu munsi batandukanye na babandi bajyaga kubafata babaka imisoro y'umutwe ndetse n'amabarati y'inka, bababona bakiruka. Uyu munsi dufite polisi tugendana, ugira ikibazo ukirukanka bakagutabara. Ngira ngo nongere mbabwire yuko bahoraga batubwira ko tugomba kwirinda kuzaba imbwa. Nimvuga imbwa ntimwumve za zindi zimoka, ni umuntu wese ufite imbaraga wakabaye afite icyo yimarira adafite ariko ntagikore. Aha ndagira ngo nongere mbabwire yuko twashoboye kwiga dufatishijwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ndetse ubu turimo mu nzego zose z'igihugu. Turi mu butegetsi bwite bwa leta, twifitemo abaganga, twifitemo abahanzi. Nimvuga abahanzi, Ignace yibuka umwuzukuru we urimo hano waduhaye umuvugo nimugoroba, izina rye twakundaga kumwitanyera amacibiri, yari afite imyaka nk'3, uyu munsi aravuga umuvugo. Nimvuga nanone ku bijyanye no kwiteza imbere, ndacyababwira ko ubu dufite abantu b'abagabo ndetse n'abasore bari mu ngabo, bagiye mu mujyo wa za Nkotanyi zatubohoye. Ibyo ndacyabibwira aba bacu batuvuyemo. Uyu munsi dufitemo abaganga, dufitemo abarimu, dufitemo abapolisi, dufitemo abashoferi, dufitemo abahanzi, ndetse n'uyu umaze kuturirimbira ni umwe mu bana bacu. Mbese ndagira ngo mbabwire kandi mbahumurize ko twagerageje dufatanije na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kwiteza imbere. Iby'ububwa ntabwo birangwa iwacu. Hanyuma ngaruke kuri mwese nanone mbabwire nti mwumvishe Ruganda yacu ntukazime, kandi hano aho turi birenze Ruganda ntukazime. Mu by'ukuri Ruganda ntukazime ni ihuriro ry'abantu barokotse ku Ruganda, cyane cyane bari bato nk'abana. Hanyuma aho tumaze kurangiriza kwiga amashuri ndetse no kugiramwo ubushobozi mu nzego zitandukanye, twaricaye turavuga tuti ariko ubundi kuki twe tutakwibuka abacu, cyane cyane ko abacu benshi bari hano kuri uru rwibutso
abandi bari Nyarushishi, bamwe barabonetse abandi ntibaraboneka. Dushimye Imana rero n'ubuyobozi ko twagize umugisha tukabona aba bavandimwe twari tubafitiye idene rya mbere twari tubafitiye kwari kubashakisha ngo tubashyingure mu cyubahiro mu rwibutso aho imibiri y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi baruhukiye mu gaciro kabo n'icyubahiro. Mbonereho nongere mbwire Ignasi na bari abagenzi be bari hariya ko tugiye kumujyana mu nzu nziza iruhukiyemo abavandimwe, ababyeyi be, inshuti n'abana be, bajye bagira igitaramo baganire bari hamwe. Ubu turaruhutse uwo mutwaro, kandi mwibutse ko inzu tumujyanamo irimo amashanyarazi, ni inzu ikoze neza. Ibyo nabyo biri muri gahunda yo kubasubiza icyubahiro n'agaciro bambuye. Hanyuma mbonereho ndi kuvuga kuruhuka, ariko nari ntararangiza ku bijyanye n'umwenda tubafitiye. Imyenda tubafitiye ubundi yari 3, umwe n'uwo nguwo turawishyuye, tuyishyura mu byiciro bitewe n'igihe tuboneye abacu kuko turacyabashakisha. Hanyuma undi mwenda tubafitiye wari uwo kwivana mu bukene, uwo nguwo mumaze kubabwiraho, twiteje imbere, turaho turi abagabo n'abagore, dufite inshuti mwese muteraniye hano ndetse na leta y'ubumwe idufasha muri byose. Ubundi mwenda twari tubafitiye ni uw'urukundo. Urukundo rero nirwo rwatuvanye iyo turi tuza kubashyigikira, kubashyingura mu cyubahiro. Hanyuma kandi urukundo rwo ntirurangira, rurakomeza. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko tuzakomeza kubasura. Buri umwe ubikeneye ashobora kubasura hariya. Iyo ndi nahari igihe nikatisha hariya sininjireyo, ariko nkavuga nti turabapepeye. Hanyuma muri iyo myenda nanone turacyavuga ko buri mwaka tuzajya tugaruka hano tubibuke. Dufite rero ihuriro rya Ruganda Ntukazime nkuko naribabwiraga, riricara rigakora gahunda, tugafatanya n'inzego z'ubuyobozi zacu zikaza kudufasha kwibuka aba bantu. Ubusanzwe twakabaye tubibuka ku itariki 14 kuko niho ibitero byarimbuye abantu biwacu byabaye, ariko akenshi iyo tariki batutari mu weekend. Hanyuma niyo mpamvu ndagira ngo mbasobanurire impamvu none ari 11 na 12, ubutaha bishobora kuba iyindi tariki. Tubikora dukurikije uburyo ki abantu bashobora kuboneka. Hano mu Abanyakigali benshi harimo abo mu mirimo itandukanye, mu nzego zitandukanye, kugira ngo dushobore kubabona kandi dutuje, dukora ibintu byacu neza, tubishyira muri weekend. Ubundi kwibuka kwacu abo twibuka iwacu ni itariki 14, nibwo bya bitero bababwiye byaje kurimbura abantu iwacu ndetse na hano mu Kadasomwa. Twabona uko tubirangiza kubivuga, ariko nuko bihagaze. Hanyuma hari ibyo nsaba ubuyobozi bw'akarere, kandi ni nko kubibutsa kuko n'ubundi dusanga tubikorana. Twifuza kubaka monima hariya ku Ruganda ishyirwaho amazina y'abari abantu bose mwumvishe bavuze. Hari ibyo twasabwaga gukora twarabikoze, ubu turabizi neza ko biri mu maboko ya Minubumwe. Icyo dusaba akarere ni ukubikurikirana. Hari ikindi dusaba abaturage bari hano, abaturage baraha, harimo abahigwaga kiriya gihe, harimo abatarahigwaga, harimo abicanye bagafungwa bakarangiza ibihano, harimo abemeye ibyaha ndetse bakoroherezwa ibihano bagataha, hari n'abandi bakiri mu mashyamba batarataha hirya no hino. Icyo twabasaba nk'inkunga yo gufasha abantu bacitse ku icumu, kandi tukabikora twisunze gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ni ukuturangira aho abo bantu bagiye bashyingurwa. Nk'aba bantu muri iyi minsi turimo turabona ahanini babonwa n'abahinzi. Nta muntu numva wa bugufi uraza ngo avuge budaraho umuntu mwamushyinguye. Umuntu abarimbura insina akamugwaho, hanyuma twakurikirana tugasanga uwo muntu yaguye aho hantu. Turabasaba mudufashe rwose, uzatanga amakuru ndizera ko kandi ashidikanya ko ntawe uzakubaza ko ari wowe wamwishe, ntawe uzabigufungira. Mujye muduha amakuru gusa, hanyuma tubashyingure. Wenda Imana nidufasha tuzabona imibiri yabo yose tuyishyingure. Ibyo muzaba muduteye inkunga yo kutwubaka, kubaka imitima yacu,
nababwiraga ko mu bimwe mu bituremereye ari ukuba tutarashyingura aba bantu. Gituma tubivuga ku batabyumva nuko akenshi iyo wapfushije umuntu n'umushyinguri ntabwo ubwonko n'umutima byemera yuko uwo muntu yapfuye, uhora umurota. Hari ubwo umurota rero abarokore cyangwa n'abandi bafite imyizerere bagatokesha, ntabwo burya aba ari umudayimoni cyangwa umuzimu, ahubwo ubwonko bwawe ntibuba bwarakiriye ko uwo muntu yapfuye. Niba mbeshya uwo bitarabaho hano ninde, bitubaho kenshi. Ukabona umuntu wawe araje rimwe na rimwe ukamuganiriza ukamubwira uti ko twari twarakubuze wagiye he, mukagira ibiganiro, ukababara cyane iyo ukangutse uwo muntu ukamubura. Niba rero turi kubaka gahunda ya Umunyarwanda, mudufashe abo bantu mutubwira aho bari. Ubu ntituzongera kurota Ginasi, sibyo? Tuzongera kurota Damascene, tuzongera kurota uriya muvandimwe tutazi. Murakoze, ijambo ryanjye ryari ibyo. Imana ibahe umugisha.